Ntwari hariya ni Butaro muri Burera, Nyabingi ni hari Butaro. Urumva rero papa niwe ajya gutambira imana zabo, ni wari umutambi mukuru w'izo mana ziwacu. Rero navutse ari nge bateguye ko ari nge uzamusembura muri iyo mirimo. Noneho abantu nk'abo bavuka badasanzwe. Rero urabona aha hose izi ni inkovu zabyo. Urabona ko ubu byarantwikaga gutyo nyine. Urabona ko aha amaguru nashyiraga mu ziko. Urabona? Yego. Umurokore ntabwo ari umwadeperi, ntabwo ari umwangirikani, ntabwo ari umubatista, ntabwo ari umukatolike. Umurokore ni uwakiriye Kristo akabyarwa ubwa kabiri. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Uriya yaririmbye nabi, nge ndamupinga. Nge naririmba ngo Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nge umpereho. None reka nkubwire niko yari kuririmba, nibanzi w'abandi ngapfa itaragera iwanjye nzajya mu ijuru. Nimpereho ibanzi ngirire nirangiza ijye kwa Joel, sibyo se? Na Joel mugirire neza, ariko yagize ite? Yambereye. Ninjya kwihanisha Joel nibanzi nyihanishe manze nere, naho ninyibwira ko ibanza kwa Joel ikamutunganya Semajeri ngapfa nkiri mu byaha nzajya ubwo igenderera abandi ngewe imbereho. Kubatezwa ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso by'umukirisitu. Yego. Ariko sinzi niba cyangwa isambo ku musaraba hari aho cyabaterejwe. Kandi umwami yakemereye ubugingo. Imana yarantumye ngo ugende umubwire ngo igiye kukwigisha ishuri, nuryiga neza izaguhemba, ariko nuryiga nabi uzahomba byose. Ati iryo shuri rimeze rite? Ninge yambwiye ko ugiye kwiga ishuri ugomba kwitwararika ukazaryiga neza, noneho nuryiga neza izaguhemba, ariko nuryiga nabi uzahomba byose. Mugabo ati sawa, ati Imana izanshoboze. Abacengezi baraza bamwicira abana 5 n'umugore muri icyo cyumweru. Mbere y'uko arira yavuye ku rusengero asanga abacengezi babishe, araza aturize wanjye ati Semajeri ndekarame rya shuri Imana yambwiye yanshize mu ishuri ndashoboye, yankoreye ibintu bikomeye, umugore wanjye n'abana ubwo nsanze imirambo iri hamwe. Ndamusengera nkimusengera, Imana irambwira ngo mubwire ngo niho wiyandikishije ntabwo wari wiga. Araza ati rero nge nsengera. Nawe yari pasiteri. Ati nsengera. Ntufite kibazo ki? Ati nsengera abantu bose baranyanga. Ati umugore wanje yaranyanze, abaturanyi baranyanze, mu itorero baranyanze, ati mudamu wanje yabyakanije ubundi ngacigate karambema ngo ati aragayinje, ati umva kugera naho uruyinja rumbema, ati rwose nsengera mfite ikibazo. Imana irambye ngiye kumusengera, Imana irambwira ngo mubwire ngo uretse n'abantu nanjye sinkwemera. Imana mubwire ngo uretse n'abantu kuba batakwemera nanjye sinkwemera. Yewe ndisinki ati dupfuye iki? Ntirambwiye ngo uretse n'abantu nayo ntikwemera. Ati none ndabigenza nte? Numva rero sinki gusengera ahubwo ndakugira inama. Iyunge nayo. Haturangira inama iyunge nayo ibanzi kwemere, ni kwemera izakwemeza n'abantu. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Impamba Nyayo TV,
turabasuje mu izina rya Yesu Christo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Ntabwo ari ubwa mbere mumubona kuyoboka Imana kuko inyigisho ze n'ibiganiro bitandukanye byagiye binyuraho mu gihe cyatambutse. N'ubu rero cyo koze ntitwari duherukanye cyangwa ntitwari tumuherukije kuyoboka Imana. Turamugarukanye rero kugira ngo tuganire. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mushumba. Muraho neza. Amakuru. Turashimira Imana. Wow, tubahaye ikaze kandi twishimiye cyane kuba tugiye kuganira namwe. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro, maze nimurangiza kutwibwira mu dusengere kugira ngo mwinginge Imana ize kubana natwe muri iri vuga butumwa. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Semajeri nsengera mu itorero rya Deperi, ururembo rwa Muhoza, itorero rya Mubona. Yego. Kadusenge Imana kugira ngo ibane natwe. Amen. Muri iki kiganiro cyiza cyerekeranye n'umurimo data yaduhamagariye. Yego. Mana data wa twese, tugushimiye urukundo n'ineza yawe, tugushimiye kuko kiturindiye imibiri ndetse n'ubugingo. Izina rye rihimbazwe. Nyakubahwa, gusa ineza yawe irarenze kuko udukorera ibyo dusabye n'ibyo tudasabye nabyo bikwiriye ukabiduha. Mwami data wa twese rero, iyo neza yawe ntingana n'imikorere yacu. Twe turi abanyantege nke ziva mu gukiranirwa, tugakora ibidakwiriye, ariko nanone imbabazi zawe tuzi ko ubabarira, ugira neza. Tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu. Rero Mukiza, umaze kutweza no kudutunganya, ubane natwe mu biganiro tugiye kuganira by'ijambo ryawe. Ubane na mwene data nanjye ndetse n'abazadukurikira bose kuri izi channel zombi. Bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor, tubahaye ikaze rero. Murakoze cyane. Musanze se murakomeye mumeze neza? Twabasuye. Musanze turashima Imana. Ni ukuri pe, dufite ikirere cy'imvura n'izuba. Turejeje kandi. Amen. Ntacyo Yesu atakoze pe. Yego. Birahari. Yes, turi kumwe rero na Pastor Semajeri, niwe tugiye kuganira. Turaganira ku bintu bitandukanye mu murimo w'Imana. Ni ikiganiro nyunguranabitekerezo, reka bari kunkita kugira ngo abantu bamenye topic yacyo. Ni ikiganiro nyunguranabitekerezo aho turi buze kugaruka ku bintu bigiye bitandukanye. Ikibazo cya mbere cyangwa teme ya mbere twaganiraho, baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, ibanza kumunyuza ahakomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Rero ikibazo mbaza ubundi muri make, ntabwo ari ubuhamya bwawe kuko ugira ubuhamya burebure, ariko muri make ku bantu bakubonye bwa mbere cyangwa ku bantu batazi Semajeri ninde, Semajeri yanyuze he mu murimo w'Imana? Byagenze gute? Imana yamunyujije hehe? Noneho icyo kibazo kiraza gusozwa na B akivuga ngo ni iyihe nyungu Imana ikura mu kugerageza uwishaka kuzakoresha ibikomeye? Yego. Semajeri muvugana, ni umugabo yubatse, mfite umugore n'abana 9, abakobwa 6 n'abahungu 3. Nshima n'Imana kuba mu bana harimo ibitsina byombi. Yego. Kuko mu mateka yanjye cyangwa se mu mibereho yanjye ntabwo nari ukubyara ibitsina byombi. Wenda muri weekend aza kubikubwira. Rero ndo umugabo nyine ufite umugore dukundana, ufite abana, abahungu n'abakobwa, usheshe n'akanguhe reka. Mvuka rero mu muryango w'abantu 10, ariko 7 Imana yarabasaruye. Dusigaye turi 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2. Ubwo ndi kumwe n'abashiki banjye 2.
mu nda ya mama na papa ntawe uriho, umukecuru we aracyariho, yageze mu zabukuru, ariko ni umukecuru ushima Imana. Twarabibonye kuri Noheli mwamusuye mumukorera surprise rwose, cyari ikirori. Rero ndubatse nyine nabivuze, ikindi kiruta ibindi ni uko nkunda Kristo, nshingiye aho yankuye, ntabwo ari aho nari kwivana, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbe inshuti, yankuye kure. Rero wenda mu buhamya bwinshi nagiye ntambutsa ku macano menshi, yamvanyeho ntari kuva, angira umuntu ntari kuzaba we, nanjye iyo nirebye uwo ndi we atari ukwibona mu cyubahiro, ahubwo iyo mbonye ko nanjye ndi umuntu normal, ushobora gutekereza, ushobora kubazwa nk'uko nasuwe na Joel tukaganira ntanyikange, ngasanga ndi umuntu wuzuye kwa, ushobora gutunga urugo rwe, ushobora kwigisha abana be, ushobora kubana n'umudamu we bakajya inama. Numva nshimye Imana, uko navutse nuko nasanze ndi maze kuvuka ntabwo bisa naho Imana yanshize ubu. Nisanze navutse nasetse maze imyaka 9. Ubwo urumva ubwo n'ubuhamya. Abandi basekera amezi 2, 3, umwana batangiye guseka munyuze. Nge rero ntabwo nikeze nseka, kuko papa yari imbata y'ibigirwamana. Nasanze iwacu bakorera Satani bishoboka. Papa niwe wajya gutura Imana mu ndorwa. Hano mu majyaruguru iwacu twavuga ko ariho gicumbi cy'imbaraga za Satani. Kuko i Butaro mu karere ka Burera no hari icyicaro gikuru cy'izo mana zabo. Niho Nyabingi yatuye, niho basebya ba Nyirantwari yarare. Aba badayimoni bose basebya ba Nyirantwari ku ruzi rwa basebya ba Nyirantwari hariya ni Butaro muri Burera. Nyabingi ni hari i Butaro. Urumva rero papa niho ajya gutambira imana zabo, ni wari umutambyi mukuru w'izo mana z'iwacu. Rero navutse ari nge bateguye ko ari nge uzamusembura muri iyo mirimo. Noneho abantu nk'abo bavuka badasanzwe, ni ba bantu baba barwara bira bintu byo kurwa hasi. Iriya ndwara ifata mu buryo bubiri. Hari abayiterwa na cerveau kubera ikibazo cy'ubwonko nyine, ariko hari n'ababitezwa n'igicuri cy'abadayimoni. Nge rero navutse ndwara icyo gicuri cy'abadayimoni. Urumva nta mahirwe, nabaga ngiye ku ishuri kikansinda mu nzira, naba ndi mu ishuri kikansinda hasi, naba ndi mu rugo rimwe ntisingwe hasi, ahubwo bikambwira ko ngenda. Nakoranaga nabyo, navuganaga nabyo, nibyo byadominaga ubwenge bwanjye. Nabimbwiye ko ndarara mu irimbi, ubwo najyanaga nabyo mu irimbi akaba ariho ndara. Nabimbwiye ko ndajya kurara mu ishyamba, byaranjyanaga bikanjyana mu gasozi kamara nayo nk'icyumweru 2 nubwo batazi aho ndi. Urumva rero kubona uri mu bantu icyo kibazo Imana yarakirangije. Buriya haravuga ngo haleluya, ngo munshimire Imana ngo yampaye imodoka. Ni byiza, Imana igitanga imodoka. Ngo munshimire Imana ngo yanyubakiye inzu. Ni byiza, nanjye yaranyubakira karama. Ngo haleluya, ngo munshimire Imana ngo ndangije kwiga. Ni byiza ko Imana ikuzamuye ukarangiza kwiga, ni amashimwe. Ariko mbere yo kwiga, mbere yo kubaka, mbere yo ndashima Imana ko yamvanye aho ntari kuva, ikangira umuntu wumva usobanutse, utagihura n'ibyo bibazo, ahubwo wampaye imbaraga zibasha gusengera na bene data bameze nk'uko narindi. Niryo shimwe rinini mfite. Ni ikintu gikomeye. Umuntu yakwibaza icyo gihe wenda bikuta bitangiriye kukuyobora, kukujyana ku marimbi, kugira wari ufite nk'imyaka ingaho ubwo ngubwo? Ubundi ngewe kuva namenye ubwenge, namenye ubwenge ari uko nyine. Niyo mpamvu nakubwiye ko
nasetse maze imyaka 9 yewe kuva ubwo nyine nagiye kumenya ko ndiho aho umuntu amenyera ko ari umuntu ari uko wisanze ari uko nisanze kuko bambwiye ko cyamfashe maze ndi uruhinja rw'imyaka 3. Yesu we imyaka 3 ubwo ni mukecuru nyine tubwira urabona nka aha hose izi ni inkovu zabyo urabona ko ubu byarantwikaga gutyo nyine urabona ko aha amaguru nashyiraga mu ziko urabona yego Yesu we no mu mugongo hari aho biri urumva nakubwiye ko Yesu yampaye abahungu n'abakobwa ariko uwo mudayimoni wa papa we yari yarambwiye ko nzabyara igitsina kimwe yego ubwo hari ibyo yari yarakoze nyine ngira rero ngo murumva ko Imana iyo igiye gukoresha umuntu ibintu bikomeye nk'uko ikibazo narimbajije kimeze imunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Ubu iyo Semajeri arwana n'imbaraga za sekibi asengera abantu cyangwa abona we n'umuntu wafashwe nabyo abyumva cyane kurusha utarabinyuzemo. Mpita menya n'umubabara babaye kuko nanjye nababaye niko bimeze. Iyo mpaye icyifuzo kambwira ati byibura uzansengere mfite umwana umeze ko mfite umwana urwaye nk'uko urwaye njye mbyumva cyane kuko nzi umubabaro wabariye abantu bababara ahagaragara bakababara n'ahatagaragara. Yego erega ngo ni igisubizo cy'ikibazo nari mbajije kuri B niyo nyungu Imana igira mu kugerageza ushaka gukoresha ibiri kumucura imute ubundi nezere ko uyu mwuga w'itangazamakuru Joel ntabwo wabyutse mu gitondo ngo ukore warabyize impamvu bikora neza ndetse n'ubikurikiye akabona ko bikoranye ubuhanga nuko wabyize n'Imana ubyiga rero hari n'igihe muzehe yagukubita kutagiye kwiga hari n'igihe wageraga mu nzira ugiye kwiga imvura ikakunyagira hari n'igihe wararaga wicaye kugira ngo examen itagutsinda n'ibigeragezo namwe mu mashuri Imana iba yigisha ugeragezwa kugira ngo azagire umumaro mu byo izamukoresha. None se Pastor hari icyo wenda nakubaza aho ngaho hari umuntu wakimbajije nanjye nkunda kubaza ibibazo ntumikira abantu dore ko itangazamakuru n'ubundi ribereyeho kuvugira abantu yarambajije ngo ni ryari umuntu mu kigeragezo cyangwa mu ishuri ry'Imana ari kunyuramo amenya ko yatsinzwe cyangwa akamenya ko yatsinze cyangwa rirangiye. Nabandi icyo kibazo nzakikubaziriza abantu banyuze mu bigeragezo yaramenya ko yatsinze cyangwa yatsinzwe. Yego ni ukuvuga ngo turirefera ku ijambo ry'Imana hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Iyo yihanganye erega dufite abantu benshi bihanganye dufite abantu benshi batsinze bikitegererezo muri uyu murimo. Akubwira ati jyewe napfakaye mbyaye umwana wa mbere umwana kugeza ubwo namushingiye ubabyaye kabiri ndashima Imana ko nta mugabo wigeze andangaza nubwo umubiri utari kureka kuntesha umutwe ariko nasanze guharika Kristo bitambereye. Uriya rero aba yararwanye agakomereka ariko akihanganira igikomere kugeza ubwo yirata inkovu za cya gikomere akavuga ati nubwo nababaye ndashima Yesu ko ntandagaye. Ikindi ntawe ukora ikizamini ngo ayoberwe aho yatsinzwe. Aho yatsindiye aravuga ati mu mibare nakoze imibare kuri 40 mbona 36 hari ibibazo bibiri nishe niba ari umwana w'umusore w'imfubyi kwa bati ababyeyi bacu bamaze gutaha cokora haranageze mbona Imana nta kimaze ndayivovotera bituma ntajya no gusenga nsanga nakwinywera urumogi burya aho yari yeshuwe nsanga najya gusambana ariko bigeze aho ndavuga ngo none se nzatabarwa nande n'ubundi ko nyihimuyeho kandi kwiriho iteka ryose ubundi ninde uzandengera. Mpita nongera gufata umwanzuro ndavuga ngo ibi bintu nishyizemo nta musaruro wabyo ndashima Imana ko kuva icyo gihe itanze kunyakira yaranyakiriye ndashima Imana ubu ko yangiza umugabo.
nubwo yamugize umugabo ntabwo ajya yibagirwa ko yamugize umugabo, ariko yari yatsinzwe hariya, yari yagiye mu bidakwiriye, shokora agira amahirwe arongera aranesha, yagize ibyo atsindwa agira n'ibyo anesha. Imana nayo ibonye uko gutsinda kwe, nubwo yari yaneshejwe, ntiyareka kumugirira neza. Rero gutsindwa kuriye nako kunagaragaza imbabazi z'Imana, kuko yatsinzwe ntimufatiranye n'uko yatsinzwe, ahubwo ikamugirira neza. niko bimeze. Rero muri uyu murimo ushobora kuvuga uti naratsinzwe, hari aho nageze mbonye binaniye ndishingira, kuko nararebye nsanga nta data wacu mfite, nta mama wacu mfite, nsanga nta famiye mfite nzahamagara, kandi nari ndirimbye hafi imyaka 10. Rero urumva sinari mazemo igihe, ariko rero bigeze aho Imana imbabarire nubwo nishingiye, nubwo yagize tukamwakira, ariko yaratsinzwe. Iyo yihangana agakora ubukwe bubi, ariko abukoreye mu itorero, shokora kuba yarakiriwe nabwo akagaruka mu murongo, nta rubanza turamucira, yaratsinzwe nyine. Ariko iyo nkovu yo gutsindwa kwe azajya yigaya, kuko hari abandi bana bari munsi ye bihanganye kandi bikagenda neza. Aha, ikindi, uri umukozi w'Imana, uri umunyamasengesho, ukunda gusabwa n'abantu benshi kubasengera. Nubuhe butumwa, nizihe mpuguro uha abantu birirwa bitwara nabi ku Mana, bakirirwa bikorera ibyaha, basambana, banywa inzoga, bagira gute, bagacunganwa gusa no kumenya umukozi w'Imana w'umunyamasengesho ahari? Mbese reka mvuge ngo birirwa basabiriza amasengesho, aricyo kibatunze, bo badasenga, barigize ba biti bibisi, mbese batunzwe no gusabiriza n'amasengesho y'amasabirizanyo. Ni izihe mpuguro, ni izihe namugira abantu bameze gutyo kandi barahari? Gusa icyo inama ya mbere nabagira, ubundi nifashisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abanshakana umwete, ni abanshakana umwete. Yego, ntabwo arabwira ngo mumunshakire. Buriya wakagombye gusaba amasengesho, nusenga, bati ubundi muyibiri, ariko nawe nujya gusenga uyembwerere. Uribuka Moridekayi ajya gutabaza Esiteri yamaze kumenya akaga kabo, aramubwira ati utuvuganire. Undi ateriga nawe uje mu bitari ngombwa, ntabwo wasohera usari wo gupfa gusanga. Undi ati erega nubwo nari nje kugutabaza, ariko nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ntabwo tukubwiye ngo tuvuganire gusa twe twicaye, tuzi aho dupfukama natwe ntabwo tujenjetse, tuzi ko itanakunyuzeho, kubw'umubano mwiza dufitanye nayo ntabwo yareka kudutabara. Ariko urabyumva, ni ukuvuga ngo rero buryo ukeneye amasengesho nusenga. Ariko uriya udasenga akavuga ngo nzajya gusambana, ninumva byankomeranye mpuye n'ikibazo mbwire ejo wera asenge. None se niba ahubwo icyo kibazo kizanywe n'umujinya w'Imana yakubonye muri ibyo, ugira ngo isengesho rya Joweli rizirukana ibyo? Ntabwo bishoboka. Uribuka Ahabu natanamujyaniye ubutumwa, tumva rero aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti zizarigatira n'ayawe. Ni uwuhe wari gusengera Ahabu atihanye, Imana igakuraho icyo yatumye Natani? Ni byiza kumbwira ngo ngusengere, ariko nawe uri gusenga. Ni byiza kumbwira ngo byibura rwose mukozi w'Imana, nimujya gusenga uzamfatire umunsi uzanyingingira Imana, ariko hari n'igihe ubimbwira nkibagirwa.
cyane. hari igihe ubimbwira nanjye mfite ibyanjye nsengera, sibyo? Mfite ibyanjye mba ngomba gusengera kuko sindagira nabyo bitakoroheye ahubwo, kuko sindagira Satani atageze nibyo rwose. urumva ndacyakirana, ngomba kurwana intambara ariko nziza kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Cokora naba maze kuvuga ibyanjye kavuga n'ibyawe. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Uriya yaririmbye nabi, nge ndamupinga. Nge naririmba ngo Yesu mukiza wumva uko nganya ubwo ugenderera abandi nge umpereho. None reka nkubwire, niko yari kuririmba. Nibanzi w'abandi ngapfa itaragera iwanjye nzajya mu ijuru. Nimpereho ibanze ingirire neza nirangiza ijye kwa Joel, sibyo se? Na Joel mugirire neza ariko yagize ite? Yambereye. Ninjya kwihanisha Joel nibanze nyihanishe manze nere, naho ninyibwira ko ibanza kwa Joel ikamutunganya Semajeri ngapfa nkiri mu byaha nzajyayo. Ubwo igenderera abandi ngewe imbereho, imbereho. Ukunde mugenzi wawe nguko nawe ubwira ute wikunda. Rero ni byiza ko musengera ariko nge nabanje kwisengera, urabyumva? Rero si byiza ko yifuza kumva ko yatabarwa n'amasengesho ndamusengera, ahubwo byari byiza ko nawe yishakira iyo nakagombye kumubwirira akivuganira nayo kuko n'Imana yumva, urumva? Cokora hari igihe biba ngombwa ko uri gusenga ugacika intege ukabwira utumva. Uribuka Koroneliyo, Petero ajyayo ntabwo asanze Koroneliyo yiryamiye ngo uwo ninduje najya mu cyumba nsengere turabivugana. Baravuze ngo iyi ni isaha yasanga he dusenga. Batumiye umunyamasengesho nibyo, kandi bashaka impano iri muri we, ariko nabo ntibaretse gusenga. Baravuga ati iyi ni isaha yasangahe, kandi ntabwo Imana ukorera yaretse kubana natwe, ahubwo yatubwiye ko hari icyo yasize muri weho ngo tubwire. Turindiriye icyo Imana yashize muri wowe ngo tubwire. Ntabwo yasanze gusa baryamye, yasanze nabo bari gusenga bamubwira n'isaha bagezeho basenga. Byari byiza rero ngo ndabaze Joel ngo Joel we umpa umusada, ariko ampa umusada nawe ufite aho watangiriye, nanjye ndimo Rwanda azambwire ngo urakomere ihangane. Yambwiye ngo nubwo ikibazo kikiriho ariko ayo wasenze yarayumvise. Ngo ayo nasenze yarayumvise. Imana yabwiye icyubahiro yanyuze mu mukozi wayo arampumuriza ngo ayo nasenze Imana yagize ite? Yarayumvise, nanjye reka nyitegereze. Urabyumva? Ni byiza rero ko umusada uhabwa urwana, bakirwana baratabara. Naho uwamaze kwiruka yavuga ngo ngiye nirukanse ngo genda urwane n'uwari uri kunyirukaho, si byo byabaho? We yirutse none akohereje kujya kurwana, ariko avuga ati bike Joel ntaho ntaye ngo ntabara kumutabara biroro. Kumutabara biroro, ukirwana aratabarwa. Ariko wavuye mu rugamba akagenda bakavuga ngo mu nsengere, nge nsigaye narasubiye ku nzoga muzansengere zangarure, nge nsigaye ndisambanira muzansengere zangarure. Buriya abantu bajye bareka utuka umwana azababarirwa, utuka Imana azababarirwa, ariko utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa. Utuka umwuka wera ni iki? Utuka umwuka wera ni ugukora ibyaha uzi ko ari byo urimo gukora. Dufite abantu benshi ntabwo gutuka umwuka ari ukuvuga ngo umwuka arakagira cyangwa umwuka arakagira. Gutuka umwuka wabwiye abandi ko gusambana ari icyaha, ujya kuri kamera nk'uko, sibyo? Ejo bagufatira mu rugo rw'abandi. Ese koko ntuzi ko bibabwiraga ko ari icyaha ubibwirijwe na mwuka wera? None mwuka umwishe umubeshe kuko ibyo wabwiraga abandi ko yakwihanishije
ubyerekanye ku mugaragaro kutigeze ugira ute ubikizwa ututse mwuka kubwira abantu ko gusinda ari icyaha ejo bakagufatira muri kabari wayobewe n'inzira unyuramo burya wabwiraga abantu ko kunywa inzoga ari icyaha ubabwira kubwirijwe na mwuka wera kandi kuko mwuka wera yarabihamije none urahindukiye umuvuye muti mwuka burya reka ntabwo gutuka umwuka nuko gutuka umwuka nuko ni kujya mu byaha ubizi kujya mu byaha ubizi buriya dufite abantu bari mu byaha ariko batazi ko ari abanyabyaha abo nibo Imana ihamagara ikabavana muri ya magana menshi y'abanyabyaha abo yakuye muri ya magana menshi y'abanyabyaha ikabazana iwayo ikabakora ku maso ikabereka agakiza icyo ari cyo ikabereka icyaha icyo ari cyo barangiza tena bakajya gusa na ba bandi bavugaga ko basizeyo bariya basigayo nta cyaha bafite ni abanyabyaha nyine bari mu ndiri y'ibyaha baracyari mu ngoyi za sekibi urabyumva ariko se wa wundi wamurikiwe n'umuco ko ashaka gusa n'abataravayo urumva atari gutuka wa mucyo umwuka bareka yabatukwa n'abantu benshi ko hari abantu benshi bakora ibyaha nkana ukabona rwose umuntu aravuga ati ngewe ndi mu rusengero aderesi ariko hajisite niwe bita abapagani bo mu rusengero wagiraga iyo nyigisho ugasanga ni umupagani mu buryo bunarenze ahubwo babandi bavuga ngo bakiri mu mbata yo kubatwa n'ibyaha ukibaza aba bantu kandi muyagera mu by'Imana nabyo akaba umuhezanguni akagushwa nakabonetse kose ubwo nabyo ubwo ni ikindi kibazo ndi gutegura kukubaza abantu byigize banyamugushwa n'akadodo ese ubundi reka bari cyo mperaho kuri Semajeri ubundi umurokore ni muntu ki iyo bavuze ngo dore murokore ubundi umurokore ni ikintu umunyedini runaka ni umuntu umeze gute umuntu witwa umurokore nindi reka bari cyo mperaho kitwinjize muri icyo ngicyo nari nagiye kuvuga urakoze cyane umurokore ntabwo ari umwadeperi ntabwo ari umwangirikani ntabwo ari umubatisita ntabwo ari umukatolike umurokore ni uwakiriye Kristo akabyarwa ubwa kabiri kubyarwa ubwa kabiri ni ukugira ute Kristo yarabyivuye ngo utabyawe n'amazi nyuma ngo abyarwe n'umwuka wera ntashobora kubona ubwami bw'Imana yabyibwiriye Nikodemu arambwira ati ni ukuri abo bose bavuga ngo mwami nose amazi uretse bambajije umurokore umurokore icyambere agomba kugira aho yabaye habi akagira n'aho abaye hazima hatandukanye n'aho yarari akagira imbuto zamuranze akiriyo akagira n'imbuto zerekana ko atakiri wa wundi atazerekanye ku mubiri gusa ahubwo no muri we akaba ariko biri kuko iyo abyerekanye ku mubiri gusa atera hareruya nyinshi akubwira ko yakijwe akatwara na Bibiliya ashobora no kugenda areba ukundi ashobora kubwiriza agahindura n'ijwi urumva kugira ngo niba yaravuga ati ijwi akarishyira mwamakaraza kuko abantu ni abahanga bazi kwitoza nyine urabona nk'ubu kuririmba umwana ajya hariya mu cyumba agahuma ijwi rwose akaryiga ukumva aririmbye nk'umunyamerika urabyumva ibi ni ibyitozwa mu mubiri sibyo ariko byari byiza ngo uriya murokore uvuga ko ari we ye kubigira ku rurimi gusa ngo abwirize amahanga atangare ngo umukozi w'Imana wamutwereka ariko igihe bazamubonera ahubwo bazasanga ari isega riryana byari byiza ngo uriya muntu agaragaza imbuto ze kera agaragaze n'imbuto z'uwo munsi yakiriye Kristo noneho narangiza ye kubigaragaza gusa ngo abantu babibone ahubwo n'uwo Kristo yamenye abimubonemo Joel atinye icyaha ari aho Semajeri amubona ariko atinye n'icyaha ari aho ari wenyine n'Imana ye niko bimeze ati asenge
itorero ryapanze amasengesho ariko agire n'amasengesho asenga ubwe yo gusengera ubugingo bwe kuko ari aho ibihiga ubwo bugingo biri. Urabyumva? Kuko Kristo naza azahamagara amazina, ntabwo azahamagara amadini, azahamagara amazina, ntabwo azahamagara amadini, ntabwo azavuga ngo abagaturika ngo muze hano ngo nibo turaheraho, ngo abaporosome mugiye inyuma ngo turabazaho nyuma, no, ngo abadeperi ngo muze hagati. Oya, azahamagara amazina. Niko umuririmbyi yarimye ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu bitabo, Mwami Yesu ndifuza kubimpesha kugira ngo menye uko ngwiriye kwifata ejo ntazavaho nibesha ubugingo. Kuko ushobora kwandikwa mu gitabo cy'itorero utanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni byiza ko rero icya mbere kugaragaza ko wahindutse. Imbuto zacu Kristo yavuze ko zigomba turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Imbuto zigaragara zirakwiriye ku mukristo, ariko n'imbuto zo muri we imbere mu gakiza zirakwiriye ku magambo ye, mu mikorere ye, mu itorero rokari, ariko niwe mu rugo, niwe mu rugo bakaba bati rwose arakijijwe, niwe mu rugo. Ariko jowe reka nkubwire, uri umwana w'umutambyi nyakwigendera, wewe uri umwana we, reba imbuto yabereraga zikomeye. Umurokore asa kuriya kabisa, atangira neza agasoza neza, ntabwo agira ibituma abantu bamushidikanya bakaba ariko iyo ari kuvuga ubona hari ukuntu nyine, ariko wamwitegereza nanone ugasanga abantu bari kuvuga bati yego hamwe ariko ahandi se. Umurokore rero icya mbere ifoto ye abanza kukwereka uwo yari we ataramenya Kristo, akakwereka uwo ari we amaze kumumenya, kandi agakomeza kwirinda kugira ngo Kristo agendere muri we. Niyo murokore. Bakunzi b'iyobokamana ndetse na impamba nyayo, murumva umurokore uwo ari we, si idini si iki, ahubwo ni umuntu wakiriye Kristo Yesu umwami n'umukiza. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Kuri Semajeri hari amagambo Yesu yagiye avuga, ndetse rimwe na rimwe abantu ntibayasobanukirwe neza. Kuvuga yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri ngo yizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kubyarwa ubwa kabiri abantu benshi babyita kubatizwa mu mazi menshi. Ese ni ukuvuga ko umuntu utarabatijwe mu mazi menshi adashobora kujya mu ijuru? Kubatizwa ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso by'umukristo. Yego. Ariko sinzi niba cyangwa isambo ku musaraba hari aho cyabaterejwe. Naho. Kandi umwami yakemereye ubugingo. Rero si byiza ko umuntu yihutira kubatizwa. Kubatizwa ni byiza kuko n'umwami wacu yagize ate, yarabatijwe. Ariko burya umukristo ntabwo akizwa nuko yabatijwe, akizwa nuko yabanje kwakira umwami wacu Yesu Kristo mu bugingo bwe. Amen. Yesu we. Nibyo rwose. Ubu ngubu turi hano, umuntu ashobora kuza yiruka kaza ati jye nasambanaga, narwanaga, nateraga amakaca, abantu narabamaze muri iyi Musanze ni Kigali nakoreragayo, ariko ndumva nshaka kwihana. Ndababonye nk'abakozi b'Imana, ndashaka ngo munsengere natura ibyaha, nakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndumva nta mahoro mfite, ndumva muri nge nakamwe umuriro, ndumva nshaka guhinduka nkava mu byo nagenderagamo nkakira umwami.
tuba tubonye intama yego twayisengera rwose, twamusengera nibi turimo twahita tubirambika tuti yemwe abari badukurikiye, yego naho ubutaha turacyahari, namwe muracyahari, reka tubanze dutabari intama tukamusengera. Twamara kumusengera yagera hari imbere agapfa, impanuka wenda yahita ajya mu ijuru, kandi nta Yorodani yanyuzemo. Dufite abantu benshi bazarimbuka babatijwe. kurimbuka ubatije pe. Dufite abantu benshi bazarimbuka babatijwe. Akaba n'abandi bazajyamo. Dufite abantu benshi bazajya mu ijuru batabatijwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibizatungurana cyane ni ukubona abo wibwiraga ko batazajyayo bariyo. Ikindi kizatungurana cyane ni ukubona bakubwiraga ko bazajyayo batariyo. Rero numva umuntu atakihutiye kubatizwa mbere yo kwakira umwami muri we. Semajeri mu gihe amaze igihe kingana iki ari mu murimo mu muhamagaro wo gukorera Imana? Umuhamagaro wo gukorera Imana nagize umugisha, Christo yampamagaye muri 89. Mfite imyaka 9. Ubu tuvugana mfite imyaka 44. Umva ndakuze. 35. Imyaka 35 ndi muri uyu murimo. Ndashima Christo ko akinshoboje kuwubamo. Ntiwigeze usubira inyuma? Oya. Muri yo? Oya. Ntabwo nigeze mva mu murimo cyangwa se ngo ngire ukundi nkebereza. Oya. Ndi hano kandi ndashima Imana ko wawunzanyemo. Nibyo nakubwiye, ngewe wawunzanyemo yawunzanyemo ntarabatizwa ntabaye, ankijije za mbaraga zose nsengewe n'abadamu 2. Ndashima Imana ko abo badamu bansengeye nabo baracyabirimo. Baracyabirimo n'abacecuru bashima Imana. Iyo nafashe akanya ko gusenga bajya baza tugasengana, urumva baravuga ati kana kacu banyita kana, nubwo ndi umugabo ndakana kabo bakubyana umwana bambyaye mu isi y'umwuka. Uretse no mu isi y'umwuka banarandutangana n'abana babo. Ngana n'abana babo. Rero ndashima Imana ko nabo bakibirimo. Rero bakibingezamo, uwampamagaye anyuze muri bo yarambwiye ngo aha aba badamu bari niho nzagusanga ngo ubugingo niho nkiri rero. Mpavuye ubwo mpabanye n'ubugingo. Ariko hari abantu bavuga ko mu muhamagaro w'Imana cyane cyane uyu wa gishumba cyangwa wo bintu by'ubupasiteri ngo habamo intambara nyinshi. Nta gihe waho warageragejwe ukumva uravuze ati ariko sema kuki ibintu wabimpamagariyemo koko, mbese ngo uburikanze uvuga ati ariko siniyoboye ubundi mu mwama ibintu n'Imana yabinzanyemo koko pe ngo mpure n'intambara zimeze gutya? Nta gihe cyaba cyarigeze kibaho kuri wowe? Boreka nkubwiye, ntabwo umuririmbyi yaririmbye ngo ntihazabura intambara, nta nubwo amahoro azaho kiretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Rero uretse wenda ko ntabwo ndakwishushanyaho, mvuze ngo muri uyu murimo nageragerejwemo ngo none ngo ndikumva ngo najya mu bindi, nta nubwo naba nziyonge. Kandi ushobora hari n'icyo ushobora kwita ikigeragezo ariko ari ubushake bw'Imana, sibyo? Ukaba uti Joel wari hano ariko jya hano, kandi aho hantu wahajya bikakurindira ubugingo kuruta aho wibwiraga ko uri. Yego ni cyane. Sibyo? Yego. Ntabwo njya gukizwa nabwiye Imana ngo ndaje ariko umenye ko nzaba umushumba. Oya. Nta condition wayishyize. Iyo nkubwira ni ukuri, ntabwo ndaguha ubuhamya butoya kugira ngo nkubwire ko ndakomeye, sibyo? Mbanye neza n'abashumba banjye, urabyumva? Nshobora gukosa kuko ndaho bakosa kamwira ngo wakosheje genda gutya, cyangwa se bakamwira bati twagukoreshaga aha korera hano. Yego. Ubwo se none ubwo umuyobozi akubwiye ngo nyura utinda nyura, ubundi se ubukiyobowe n'umwuka? Ntabwo bishoboka. Ugomba kumvira ukuyobora. Niko bimeze. Kuko nta butware butava ku Mana. Hari umugabo umwe ndumva ari za 96 97 ni pasiteri wacu,
nge byampaye icyitegererezo cyo kwitwararika. Imana yarantumye ngo ugende umubwire ngo igiye kukwigisha ishuri, nuryiga neza izaguhemba, ariko nuryiga nabi uzahomba byose. Bo ati iryo shuri rimeze rite? Ninge yambwiye ko ugiye kwiga ishuri, ugomba kwitwararika ukazaryiga neza, noneho nuryiga neza izaguhemba, ariko nuryiga nabi uzahomba byose. Umugabo ati sawa, ati Imana izanshoboze. Abacengezi baraza bamwicira abana 5 n'umugore muri icyo cyumweru. Mbere y'uko arira yavuye ku rusengero asanga abacengezi babishe, araza aturize wanjye ati Semajeri ndekarame, rya shuri Imana yambwiye yanshize mu ishuri ndashoboye, yankoreye ibintu bikomeye, umugore wanjye n'abana ubwo nsanze imirambo iri hamwe. Ndamusengera nkimusengera, Imana irambwira ngo mubwire ngo niho wiyandikishije, ntabwo wari yarambwiye ngo mubwire ngo niho wiyandikishije, nturiga ntabwo uriga. yapfushije umugore n'abana yapfushe umugore n'abana. Umugabo ati noneho ningizica niba gupfa ku mugore wanjye n'abana ariko kwiyandikisha, urabona iri juri nzaryiga. Yambwiye ngo nuryiga neza izaguhemba, ariko nuryiga nabi uzahomba byose. Kwiyandikisha no gupfusha umugore n'abana. Kwiyandikisha ubwo atariga. Urumva hari abavuga ko bageragejwe n'Imana ishaka kubashira mu nzira ngo igire ibindi bigisha, aho batakwemeye kwiga, ahubwo ugasanga bakamejeje. Ni babandi bambwiye batsinze. Noneho inama iteranye, arabati rero uwo mugabo basanga mu bapasiteri yari yarasengerewe hanze. Pasiteri basengerewe hanze babe baretse tumanze tubyigeho. Urabizi ko mu nkambi bajyaga barasengera abantu. Uravuga ati umugabo yasengewe ari hanze. None rero mu inama yaremye yapfushije wa mudamu, aracyari kukiriwe cyangwa umudamu n'abana. Inama yanzura ko atakiri pasiteri. Umugabo araza ati Semajeri ndikaramate, iri torero ryanyu sinzarigarukamo, sinzagira ngute rwose, mbe napfushije ntibaransura bananyirukane. Imana irambwira ngo mubwire ngo ceceka, yakubwiye ko ugomba kwiga ishuri neza, nuryiga nabi uzahomba byose. Nabandi neko ukiza muri iri torero waje uri pastor, atoye wari iki? Ati nari mwarimu. Bagukweye ku pasiteri nk'iyi bakugira nde? Mubangira mwarimu. Bamwarimu nabwo uratomboye ko waje uri umukristo uzajya mu ijuru, waje uri mwarimu ko mwarimu ari garade baguhaye. Jya ku bwarimu. Aragenda ajya kuba mwarimu. Nyuma y'iminsi mike inama ya paruwasi Richard, ariko umuntu mwamwaka itorero mukamuha umudugudu, mwamukora ku pasiteri mukamuha umudugudu, iryo torero ntazaryica. Nubwo arimo babageze bate umukoye ati Semajeri ndekarabati suhorgo rinye, mbese byamubagaho ninge yazaga gutuka. Namwe ntariko reka nkubaza, kadukureho iby'ubuyobozi. Yego, utaraba mwarimu warikatene n'umudiyakoni, va ku budiyakoni. Utaraba diyakoni warikatene n'umukristo, uko yikatene n'umuririmbi, cya muri korari turirimba, icyo gere n'umucuranzi muri korari. Ndi pastor nsubira muri korari, ngwe niba ushaka ubugingo no kujye wacu, ngwe na turirimbane muri korari. Umugabo ati uniform ndayikura. Umugabo witwa Neme yari yambaye ibishati 2 abaswede batanga, ifite ibivukano bimeze nka bira by'ababazi bo muri bushori. Mwaho kimwe nanjye nambara ikindi, turaririmbana. Twabaga hano muri paruwasi ya Mukamira, turaririmbana. Umugabo turaririmbana rwose, ajya muri korari, umugabo araririmba, yari pasiteri. Akagera ambwira ati ko ndi gucika intege, ubwo nyine birarangiye, niba ucitse intege birakureba. Turi kujya iwacu mu ijuru, inzira tugomba gucamo ni tugomba kuzamuka cyangwa tukamanuka. Niko umuririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi, kanyura no mu mataba. Urabyumva? Umukristo yemera kunyura hose, uretse mu byaha, ariko hose. Ashobora kunyura mu cyubahiro cyangwa agacishwa bugufi. Niko bimeze. Ashobora kunyura mu byoroheje cyangwa akanyuzwa mu bikomeye. Urumva?
umugabo ngo wo muri korali arihangana muri korali turaririmbana nacuranga agasoro. Hari indirimbo nabacuranga ngo mbese izina ryawe ryamaze kwandikwa cyangwa ryarahanaguwe, mbese izina ryawe ryamaze kwandikwa cyangwa ryarahanaguwe. Nzakakuririmbira ugarutse urumva. Nkunda cyane ukuntu uririmba. Newe rero umugabo twaririmbanye amezi 6 mu kwezi kwa 7. Imana irambwira ngo Semajeri genda ubwire Pasiteri, erega n'ubu ni Pasiteri muri ururembo rwacu, haracyari mu Pasiteri, urabyumva? Ayoboye itorero ni umushumba ubu ngaho umushumba hano mu rurembo rwa Muhoza. Yongeye kugaruka ari muri paruwasi ya Kigasana. Uretse ngo ubwire burya abantu batsindwa nuko barwanya intambara nabi. Urugamba rw'umwuka rurwanywa n'umwuka. Ntabwo uzaburi Imana ikubwiye ngo nyura aha ngo uvuge ngo ngo nje barambona, barakubona ubwo nyine bazakubona, kandi nibakubona bazakubona nabi. Na Kristo ubwo yaravuze ngo bye kubuko ngeweho shaka ahubwo buko ugize ute ushaka. Abantu bakagombye kumenya ko Imana ishobora kukwemera mu budiyakoni uyu munsi, ejo ikabugukuramo igakushira muri korali. Cyane rwose. Yakagombye kuvuga ngo muri korali uri kuremerera abandi, ahubwo ujya kuba muri komite nshingwabikorwa. Byariye jya kugira abagabo inama. Kuririmba nta nijwi ufite ryo kuririmba umaze no gukura. Kubera iki wagushwa nuko bakuvanye muri korali ujye kugira abagabo inama? Kubera iki wagushwa nuko bakuvanye mu budiyakoni ngo usubire muri korali? Muri korali ni umurimo w'Imana, mu budiyakoni ni umurimo w'Imana, mu pasiteri ni umurimo w'Imana, ariko n'umukristo. Umuririmbyi w'108 yaririmbye ngo nge ndi umukristo. Ntabwo uvuze ngo nge ndi umushumba nzahora ndiwe wapi. Nge ndi umudiyakoni nzahora ndi oya, nge ndi umukristo. Igikuru ni ubukristo. N'ibitorero rigufata nk'umukristo. Ikindi ushaka kiruta ubukristo ni iki? Andi ni amagaradi ashobora kubaho cyangwa akavaho. Niko bimeze. Akavaho. Yaje guhuririmba. Umugabo irambira hari mu kwa 7 irambira ngo Semajeri genda umbwire Faustin, kamvuge Faustin kuko nawe azabyumva. Faustin ndamusuhuje. Genda umbwire Faustin ngo warwanye urugamba neza, wize ishuri neza. Nuko Imana iguhe umugisha waherera kuvuga ngo umuntu yabwirwa niki ko yatsinze cyangwa akabwirwa niki ko yatsinze. Faustin irambira ngo mubwire ngo wize ishuri neza, igusubije icyubahiro cyawe cyose uko cyari kingana. Amen. Ramira ati mwene da byaheraye. Ariko wibuka ko nari pasiteri. Yo uretse no kuba pasiteri yakurenza naho wari uri. Niko bimeze. Ipfa kubigushima, ipfa kubikwemera. Ikibazo urashaka kurwanira icyubahiro kandi ntikwemera. Ni ikibazo. Tukiraho hari umugabo wanzindutse arambwira ati muri icyo gihe ubwo intumye kuri ubu nari muri icyo gitondo ngiye kumureba nyine ngo mubwire ko Imana yamubwiye kumusubiza icyubahiro. Araza ati rero nge nsengera. Nawe yari pasiteri. Ati nsengera. Ntufite ikibazo ki? Ati nsengera abantu bose baranyanga. Ati umugore wanje yaranyanze, abaturanyi baranyanze, mu itorero baranyanze, ati umudamu wanje yabyakaneje ubundi ngacigate karambema ngo ati aragayinje, ati umva kugera naho uruyinja rumbema. Ati rwose nsengera mfite ikibazo. Imana irambye ngiye kumusengera, Imana irambira ngo mubwire ngo uretse n'abantu nanjye sinkwemera. Imana mubwire ngo uretse n'abantu kuba batakwemera nanjye sinkwemera. Yewe ndisingi gusengera ati dupfuye iki? Ntirambwiye ngo uretse n'abantu nayo ntikwemera. Ati none ndabigenza nte? Numva rero singi gusengera ahubwo ndakugira inama. Iyunge nayo. Aturangira inama iyunge nayo. Ibanzi kwemere. Ni kwemera izakwemeza n'abantu. Haleluya. Abantu barashaka ko bemerwa kandi nayo itabemera. Ni imanzi bemera. Ni bemera. Ni mutabura kwigira ibigenza. Iriyeranje bemeza abantu. Izi yaranje bemeza abantu. Uzi ko iyi Imana ikurwaniriye uranesha, ariko uzi ko iyo ufitanye ikibazo nayo itera inkunga barozi.
iyo ufitanye ikibazo n'Imana itera inkunga abarozi kavuga iti ndagufasha kwimuka uje gutura hamwe nawe mumpamirize. Iyo ufitanye n'Imana ikibazo itera inkunga abakurwanya. Ariko iyo Imana ikwemera irabuhaguruka ikakurwanira. Niko bimeze. Noneho rero Pasiteri ndagenda ndamubwira ati yanyura he, yaca he, yabikora ite, yabishobora ite. Iyo ashoboye kukuvanaho wari uri ikagushiraho uri ibasha kuhagusubiza. Niko yambwiye ngo wize neza iragushima kuko utagiye hirya y'ishuri irashaka kugusubiza icyubahiro cyawe cyose uko cyangana. Pasiteri ndarindiriye. Ubwo itorero riba riricaye. Mushumba w'ururembo yari muzehe Rubera nziza Alphonse, Imana imuhe umugisha n'umusaza mwiza rwanye intambara nziza muri uyu murimo. Noneho apanga gusura abapasiteri bose bapfushije abadamu mu ntambara. Noneho na wa mugabo basanga agize ate arimo. Ubwo baramusura bigeze aho umwarimu wayoboraga kuri paruwasi akoze ibyaha bamufatira mu byaha. Bamufatiye mu byaha bashaka umuntu barashira ku cyicaro cya paruwasi baramubatira. Ariko Faustin uretse kwa kundi atagize ko afite na kiritire nziza ntimwamushira kuri paruwasi akajya kuhayobora ko nta n'ikibazo afite. Bati harya baye bataba muri korali. Bamuvanye muri korali arambwira ati Semajeri nikarame ati Imana yakoze bya bintu ati ubu mbaye mwarimu. Birashoboka ati barambye ngo nje kwicara kuri paruwasi ati Yesu ndamushimye ati haleluya. Numva ari gutera haleluya z'imirambararo. Imana ihimbaza. Ageze kuri paruwasi ajya kuyobora Mukamira ku cyiciro cya Mukamira. Ahageze nyuma y'iminsi mike babashatse gusengera abakozi. Bashatse gusengera abakozi tiye turabwizanya kuri. Hari abantu babonaga ubupasiteri bakinyedira. Tiye turabyemera rwose. Herega ishobora no kukubambaza iri guhora kadiru wakinye. Ukavuga ngo ni umuntu wakubambaje kandi ni diru wakinye warayikinye itabishaka. Ikavuga iti sawa hari ukuntu nzagira nyura ukuntu ngubambaze. Ikigeragezo kitari igihano kiba gihetse umugisha. Ariko hari n'icyo wita ikigeragezo ari ubushake bw'Imana. Yego. Kuko byose biberaho kutwigisha. Umugabo bashaka abo basengera bamwe bakina diru. Bakinye diru bamwe bakazana inka abandi bakagira gute. Noneho biswatura bimenyekana idiri itaragira ite itaracamo. Babandi bose bari batereze amantuza ayo madosiye yaba arapfa. Urumva bigeze aho barabata ariko ubu ni murinda mwakina amadiru mugatuma na bamwe bajya kugira Sekanyambo nta kindi cyaha cye mwamufashe mukamusengera. Sekanyambo niwe wasengewe wenyine kuri paruwasi asubijwe iki icyubahiro. Ahubwo reka nkubwire nasimbutseho gatoya yaragize bamaze kumufasha nk'itorero. Noneho ubwo muri bwa bufasha itorero ryamuhaye yarashatse. Yego. Itorero rimukoreshereza uko. Ubwo bageze igihe cyo gusengera abakozi nanone ayo madira arakinwa we yicariye yibereye kuri nari no gushima Imana ko ari mwarimu. Yumva itorero ricaye abashumba b'indembo baraba bati uwo ni ukwiriye abo ngabo bakinye diru na mushumba wa paruwasi nibagumiyo ahubwo mutuzanire Sekanyamba. Sekanyamba babaye nde namubuze. Ariko nta kibazo nta kibazo ni mushumba. Yego. Ababaye umushumba. Pasiteri baramusengera n'uyu mwanya ni umushumba mwiza uyoboye itorero neza. Nta kibazo aragira afite abana beza n'umudamu mwiza umukunda basenga Imana. Unterese nazamukugezaho ukamusura. Ahubwo n'ukuri kose pe. Uzangurira soda. Ndakwizera mushumba. N'umushumba mwiza ushimwa ugenda neza. Ariko wize ishuri neza. Ariko pastor wowe hari akantu ugarutseho kwebwa abanyamakuru buriya nk'abapasiteri bagiye bagura ubushumba. Nikaba ari yo terime nkoresha iri direct. Buriya
kuvuga ngo iyo umuntu ajya kwinjira mu muhamagaro w'Imana Imana iramuhamagara ikanabimumenyesha ko awurimo burya nk'abo bantu ubwo uko si ukwihamagara nyine niyo mpamvu iyo akubitanye n'ibyo umuhamagaro usaba bimugora. Icya mbere arwanirira kugira ngo abanze agaruze ibyo yagize ate yatanze, kuko ntiyabigura atabishakamo inyungu. Iyo abuzemo za nyungu rero agomba kuzishakisha ku ngufu kugira ngo yisubize ibyo yatanze. Icya kabiri, iyo umuyoboye aho agomba kunyura nk'umunyamuhamagaro ntabwo abyemera, aho kureba ibimuhesha ubugingo abanza kureba ibimuhesha indamu, kuko ni nazo yaje agize ate ashaka. Abanza kureba ibimuhesha kugaruza, nibyo yaje ashaka. Rero ni naho ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. ariko ubwo uragihanganira niho nkikubona mwiyo nkubiri yo kugura ubushumba, ukwimikwa hano mu majyaruguru byarahabaye cyane, biranasakuza. Icyo genda byibuka bakajya batanga ingero bavuga ati atabashumba baguze ubupasiteri, abantu baguze ubupasiteri, bakavuga abantu ngo mu majyepfo haraba, ngo mu majyaruguru ba Semajeri bariyo, nawe bagushyize mu majwi cyane. Impamvu bikubajije uko turi kuganira, kandi turi kuganira kuri iyo topic. Hari n'abantu bashobora kuba baragiye bicwa mu matwi n'abantu mu buryo butandukanye, ugasanga umuntu baramubona baramwubaha nk'umukozi w'Imana, ariko akavuga ati Semajeri yatekinitse diro kugira ngo abe pasiteri cyangwa asengere. Icyo ni iki wavuga ko sinzi niba ninjye ubyumvanye gusa. Bon, enfin nge wenda niho nabyumva, sibyo? Yego. Ariko reka nkubwire byo ubu ko uri mwivuga butumwa uri ku murimo, urabona ko uri mu giterane, ariko ubu hari n'uwavuga ko Joel bamubonanye n'ikidamu mu Kinigi, kandi ntawabuze uvuga kuvuga. Gusa igikuru ingorane ni ukubikuvugaho ariko bikuriho. Kuko uvuga si ikibazo, ahubwo ibyo bakuvuga koko nta ruhare ubifitemo. Kuko ririya diru nta wajya kubikina ku mugaragaro ngo avuge ngo ngiye gukina ibi, urabyumva? Ubundi ababivuga babibwiwe niki? Nanone ubu ngubu uriwe nshobora kukugirira ishari nkavuga ngo impamvu mubona iriya kamera nzi umuntu yayikokoye wo muri Amerika, sinamubabwira ariko nzi umuntu yayibye. Kandi buriya nubwo atunze uriya mugore, hari ikindi kidamu yakase, yego sinkiza amazina, ngo yakibyayeho n'umwana. Reka bavuge, ntawabuza n'uvuga kugira ute kuvuga. Uribuka kuriya yaje arambwira ngo abantu baranyanga, irambwira ngo mubwire ngo uretse n'abantu nanjye sinkwemera. Ikibazo rero ni ukugira ngo abantu bavuge, ariko bakuvuga ibyagize bite ibyabaye. Kuko Pawulo yaravuga ngo Imana niyo ntanzeho umugabo. Naraguze ubupasiteri kagenda nkavuga ngo ngakora kuri konte yanjye ngo ngiye kugura ubupasiteri, Uwiteka ntakampa ubugingo, nibwo buhenze, nibwo buhenze. Ntabwo nafata amafaranga ngo ngiye kugura ubupasiteri, kuko ibyo ugiye kugura na nyiri umurimo ntashaka kubiguha. Urabyumva? Ibyo ugiye kugura na nyiri umurimo ntashaka kubiguha. Ubwo niyo mpamvu itekaho kubihererwamo umugisha, ahubwo uzabihuriramo n'ikibazo. Ngira ngo wansubije. Ni ukuvuga ngo rero hari n'abanyakigali wenda bashobora kuba batena ntuze yaraguze, hari ukumubeshera, ahubwo uwaguze ntibanamumenye. Ibi by'uru rugendo byo hano ushobora kuba ati burase nkunda abagabo banini, rero uriya muntu avuga neza ariko wari ibicucuga n'ukuntu ari munini. Kivuga neza ariko burya gifite zuru ritani ryiza. Umuntu agira uko akunda, urabyumva? Hari n'uvuga ati nkunda uko avuga, nkunda uko agira ate, urumva? Rero abantu bo baravuga, ubyara abahungu bati biriya bihungu byose yabyaye azabiryara. Wabyara abakobwa ati uzi ko nta muhungu n'umwe urimo wa, kandi muri ibyo uri kumusekaho nta na kimwe yari gukora ngo bishoboke. Urabyumva? Igikuru ni iki?
weho Imana ipfa kubikwemera. Niko bimeze. Kwemerwa n'Imana, Amen. sibyo? Nibavuga ngo uri umurozi, Imana ntikabone ko uri umurozi. Nibavuga ko uri umusambanyi, uzirinde gusambana, Nibyo. kuko abantu bo bazavuga birangire, ariko ahubwo niba batakuvugaho ubusambanyi uba ufite, iyo kuko ireba ibyiherereye izakugwa nabi. Niba ari umushumba wa paruwasi, bakaba bati iki gishumba, bashobora no kumuhimbira kugira ngo bamuhagarikishe bamwirukanishe. Bashobora kuba umushumba w'ururembo, kuba umushumba w'ururembo bitaranejeje ababyifuzaga. Bati ariko ntawamwanduza buriya, ntawamwanduza, erega mama bahembwa n'agatubutse. Kandi wenda akavuga nako gatubutse atanazi n'umushahara agira ate ahembwa, cyangwa atazi ibyo yahombye kubwo gukurikira nde Kristo. Bishobora kuba yarahembwaga miliyoni 3, akaza umurimo ari gukora ukaba utamuhemba n'ebyiri, ariko bakavuga bati ni amafaranga yavuye aho ari se, buriya atari amafaranga anashaka, ariko yarashatse no kubyanga, Imana ikamubwira ngo nutajya kubikora urabizira. Urabyumva? Ni byiza rero nshuti, uwo bavuga wese, bati Semajeri yaraguze, Joeli yaraguze, tuza nawe ari gukora ibi, tuza bafite n'abana hanze. Niba kuvugaho abana ntabwo ufite, Imana niyo mucamanza utabera. Ariko niba atakuvugaho abana kandi ubafite, uwo mucamanza utabera azakugiraho ikibazo. Ariko niba kubeshera abana udafite, uwo mucamanza utabera niwe mugabo wo guhamya ko uri umukiranutsi. Mureke dukora iby'Imana.